Yes, ubwo rero mu by'ukuri mbangarutse kugira ngo turebere hamwe ku myidagaduro ikomeje kugenda ibera mu Rwanda. Ni mu gihe mu by'ukuri isiganwa ry'amagare y'isi riri kubera mu gihugu cy'u Rwanda, bikomeje kugenda byumvikana ko abaturage bakomeje kugenda bajya mu muhanda, by'umwihariko bakanateza akavuyo, bikanatuma mu by'ukuri abari gutwara amagare bakomeza kugenda basigara mu muhanda. Abagera kuri 6 mu by'ukuri bose bakaba baguye hasi. Murabona ko ari ibintu bikomeje kugenda bigaragazwa, by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bitugeraho. Urabona ko mu by'ukuri mu Rwanda ku shampiyona iri kubera mu Rwanda, mu by'ukuri ubwo kandi hari kuvugwa amakuru ukomeza kugenda ubona ko abanyarwanda bakomeje kujya mu by'ukuri banakora ibyo twakwita nka irigo cyangwa se nk'ibitemewe, bikanatuma mu by'ukuri abari gutwara amagare bakomeza kugera mu by'ukuri banagwa hasi. Kugeza kuri aka kanya birumvikana ko mu by'ukuri abagera kuri 6 bose bamaze kuba mu by'ukuri bagwa hasi, ariko urabona ukuntu mu by'ukuri bari kwambuka umuhanda mu by'ukuri bakahita bagwa. Urabona ko ari ibintu biri kuvuga ko mu by'ukuri nabo bwabo babuze balance, cyangwa se mu by'ukuri shampiyona cyangwa se irushanwa ryabasha kuba ryabacanga, cyangwa se mu by'ukuri ryanabarenze, kubera ko nuza kureba ukuntu mu by'ukuri bakomeje kugenda bagaragaza irushanwa mu by'ukuri urabona ko ryabarenze, kubera ko uraza kubona ko uri gutwara igare kugera mu ikorosi, yagera mu ikorosi mu by'ukuri ryahamanuka cyane, gufata fire bikaba byanamugora, ukabona mu by'ukuri ahise arenga umuhanda, by'umwihariko n'abafana akabarenga akagwa hasi, bikarangira mu by'ukuri avunitse, ariko ntabwo bari kubyitaho. Ukabona mu by'ukuri yeguye ikinga rye mu by'ukuri yongeye gusubira muri shampiyona. Nk'uko mu by'ukuri mubona ko polisi iri gukomeza kugenda ibagenda inyuma, ikaba mu by'ukuri yareba umutekano wabo, ariko nanone biri kugaragazwa ko hari abanyarwanda cyangwa se n'abandi bari kureba shampiyona y'amagare. Nk'uko dukomeje kujya tuvuga abanyarwanda, byashoboka ko mu by'ukuri atari n'abanyarwanda bari kubitera, kuko nuza kureba shampiyona y'isi y'amagare iri kurebwa n'isi yose, cyangwa se mu by'ukuri n'abandi batandukanye bavuye mu bihugu hirya no hino bakomeje kugenda bagaragara, by'umwihariko ko bageze mu Rwanda kugira ngo barebe uko irushanwa rikomeje kugenda rinagenda. Kuri uyu munsi urabona ko ari ibintu bigaragaza imbogamizi ikomeye cyane, by'umwihariko ko bari gutwara amagare, by'umwihariko ko bari gufana, nuko mu by'ukuri bari kujya mu muhanda, ndetse kandi bakaba banababangamira ku giti cyabo, kuko uri kubona ko abari kugwa hasi bose mu by'ukuri bari kuba babura balance bitewe n'abafana ukuntu bakomeje kugenda babigaragaza. Urasanga mu by'ukuri umufana ari kugenda abakurura, cyangwa se ari no kubirika inyuma aho bavanye ipine ry'igare, mu by'ukuri n'abafana nabo bakahita birukanka. Urabona ko mu by'ukuri mu misozi hakirimo kugaragara utuntu tumeze nabi cyane, cyangwa se mu by'ukuri turi kugaragara ko hari abari gufana, ariko mu by'ukuri bakaba batari gufana bya kinyamwuga, cyangwa se bitari byiza, bikanatuma mu by'ukuri abari gutwara amagare basigara cyangwa se bakagwa, bityo kandi mu by'ukuri bakahita bakurwa muri shampiyona cyangwa se mu isiganwa ry'amagare. Reka nizere ko uri kuri radio video yawe ukanangije gukanda sabone cyangwa se subscribe, ikindi kandi ubikana gufungura kuri yonzogera iyo notification kugira ngo ntuzajye ucikwa inkuru n'ibigabo by'umwe dukomeza kugenda tukugezaho ugatango. Kandi ibisanzwe aha ni kuri Mr John Official, ukomeje kugira mu by'ukuri ukurikira inkuru zacu ugatango, kandi namakuru akomeje kugenda avuga kuri Peak Waramutse TV, by'umwihariko akaba ari naho iyi nkuru iri kunyura kuri uyu munsi. Mu by'ukuri no akomeye cyane muri shampiyona y'amagare y'isi, uko kandi mu by'ukuri bikomeje kugenda bigaragazwa ko abafana, by'umwihariko abari kurebaho uyu mukino uri kubera, bari gukomeza kugenda bagaragaza by'umwihariko ikinyabupfura gike cyane. Kuri uyu munsi urabona ko abakinnyi mu by'ukuri bari gusigara bakava mu irushanwa, nako mu by'ukuri bari kuba bakambuka imihanda, ariko navuga ko ari match cyangwa se mu by'ukuri ari irushanwa ryabarenze, kuko urabona uri gutwara igare ari kujya mu by'ukuri akahita amanuka yiruka, yageze mu ikorosi kwa mutwe, ndagira ngo murimo kubibona, ukabona ko mu by'ukuri ari ibintu bikomeje kugenda binagaragara, by'umwihariko ko hari abari kuza mu irushanwa, ariko mu by'ukuri akaba ari bwa mbere bakigera muri irushanwa. Ndagira ngo mu by'ukuri murabona hasi n'amagare yabo, ariko hari babiri mu by'ukuri bakoze impanuka, ndetse kandi n'abarebaga irushanwa ry'amagare mu by'ukuri barikanga cyane, nimba bari buze kuba bakira cyangwa se mu by'ukuri bari buze kuba bavurwa bakaba bakongera gusubira mu irushanwa simbizi, kuko urabona ko mu by'ukuri ibyabayeho ni ibintu biri professional cyangwa se biri seriye. Urabona ko mu by'ukuri yaguye hasi arangije kubita umutwe, akaboko mu by'ukuri kahita kanagondama. Ako kanya tuvugana mu by'ukuri ukabona ko ari ibintu bikomeje kugenda byumvikana ko irushanwa ririmo n'abadayimoni si gusa, kubera ko mu by'ukuri nuza kureba ukuntu impanuka zikomeje kugenda zigaragara, urabona ko mu by'ukuri ari ibintu bikomeje kugenda mu by'ukuri binateza impaka ku bari kureba irushanwa ry'amagare riri kubera mu Rwanda, by'umwihariko ni shampiyona y'amagare y'isi iri kubera mu Rwanda. Sinakibagirwa no kukuvuga ngo mu by'ukuri u Rwanda rwamaze kuba rwakivuvuta, cyangwa se mu by'ukuri rukijuduka igihugu cya Kongo gikomeje kugenda gisebya u Rwanda, kivuga ko mu by'ukuri irushanwa ry'amagare ritari buze ko mu by'ukuri ngo ryaragira amahoro. N'ubuhanuzi mu by'ukuri bukomeje kugenda buvuga ko ngo babihanuye ko abazapfira mu irushanwa ry'amagare, nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa nk'ubuhanuzi, bamwe bagaturuka mu gihugu cya Kongo bakavuga ko mu by'ukuri ngo irisiganwa ry'amagare ritazagenda neza. Ese nk'uko bikomeje kugenda bivuga ko harimo no gukoresha mu by'ukuri imyuka mibi iturutse muri Kongo, abakongomani urabona ko mu by'ukuri bamaze ko barakarira igihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi ndagira ngo ku munsi w'ejo mwabonye ukuntu inka yaje igacunga mu by'ukuri abari gutwara amagare, ikahita mu by'ukuri icunga bagiye ko bakambuka umuhanda cyangwa se umurongo, ikahita yitambika, ukabona ko mu by'ukuri hari n'abagonze inka bakahita banagwa, ndetse umwe w'umubirigi ejo bundi mwabonye ibyo inka yabashe kuba mu by'ukuri yamukorera mu Rwanda. Ni ibintu mu by'ukuri navuga ko ibi bintu bitari fair cyangwa se bitari kugaragazwa neza, ko mu by'ukuri harimo n'indi myuka ikomeje
kugenda ikoreshwa muri shampiyona y'amagare mu by'ukuri, kubera ko abakongomani barakaye cyane, bakomeje kugenda bagaragaza ko u Rwanda rutazabasha kuba mu by'ukuri rwarangiza iyi shampiyona y'amagare y'isi. Ndavuga ko ibi ngibi bikomeje kugenda bivuga kugeza kuri uyu munsi, Kongo ikomeje kugenda inavuga ko itakwereza abakinnyi b'amagare, mu gihe kandi u Rwanda rwakomeje kugenda rwinginga Kongo ko yazana abakongomani bakajya mu irushanwa ry'amagare, bakongera kuba mu by'ukuri nabo bahatanira ibihembo bikomeje kugenda bitangwa, by'umwihariko byaturutse mu bihugu by'Uburayi. Kuri uyu munsi urabona ko ari shampiyona y'amagare yateguriwe ku isi, igategurwa ku mugabane wa Afurika, niho bwa mbere cyagera, ariko mu by'ukuri hatoranyijwe igihugu cy'u Rwanda kugira ngo iyi shampiyona ari naho ibera. Urabona ko ari ibintu by'agaciro cyane, ariko igihugu cya Kongo cyamaze kuba cyagaragaza mu by'ukuri gufa cyangwa se kuraka, niko naza kuba nabyita, kubera ko nuza kureba Uburundi na Kongo ntabwo biri kumvikana n'u Rwanda muri aya marushanwa akomeje kugenda abera mu Rwanda. Wenda ntabwo twavuga ko mu by'ukuri ngo Abarundi batari kumvikana n'u Rwanda, kuko Abarundi bo nta n'abakinnyi bagira baza muri aya marushanwa, kuko nta Barundi bazi amagare yatuririye u Rwanda cyangwa se no kuba mu by'ukuri bajya mu irushanwa ry'amagare. Ariko abakongomani harimo abashinzwe mu by'ukuri banakina ku rwego rw'isi amarushanwa y'amagare of course, ariko witwa Gisegeti yamaze kuba mu by'ukuri yabahagarika, akavuga ko atabashaka ko baza mu Rwanda muri aya marushanwa. Kuri uyu munsi mu by'ukuri ari kumvikana ko hari impanuka zikomeje kugenda zinaba, ariko ukabona izi mpanuka ukuntu zikomeje kugenda ziba mu by'ukuri. Urabona umuntu atwaye igare ariko ageze ahantu hari ikorosi yafatiyeho, arangije ahita arenga umuhanda, ukabona nawe afitemo ubushake, ndetse kandi bikanatuma uyu muntu akahita avunika akaboko. Urumva ko ari ibintu bikiri kugaragazwa ko mu by'ukuri ibi bintu bitari fair, cyangwa se ari ibintu kuri uyu munsi bikomeje kugenda byumvikana. Nyaboneka ni ishyano rikomeje kugenda ribera muri irushanwa ry'amagare kugeza kuri uyu munsi. Urabona ko mu by'ukuri amagare akomeje kugenda yumvikanamo impanuka zikomeje kugenda zinaba, zikaba zinatunguye by'umwihariko ba nyirazo, bakavuga ko nabo batari kumenya uko biri kugenda kugira ngo izi mpanuka zinabe. Kugeza kuri aka kanya niyo makuru akomeje kugenda atugeraho kuri isaha mu by'ukuri. Ndagira ngo habaye mu by'ukuri ku isaha y'isa 10, urabona ko abari gutwara amagare bakomeje kugenda bagaragara ko mu by'ukuri bakomeje kugenda banakora impanuka. Harabura iminota 30 mu by'ukuri ngo isiganwa ry'amagare rirangire, ariko ni impanuka inabaye ku minota 30 iri kubura kugira ngo isiganwa ry'amagare mu by'ukuri bashe kuba ryarangira. Turi ku isaha y'isa 10 n'umunota umwe gusa, mu by'ukuri bikaba ari byo biri kuvugwa by'umwihariko ari kubera irushanwa ry'amagare. Urabona ko mu by'ukuri hari kubura iminota hafi 29 kugira ngo kimwe cya kabiri kirangize, cyangwa se stage ya kabiri y'irushanwa rya shampiyona y'isi y'amagare riri kubera mu Rwanda ku nshuro ya mbere mu by'ukuri ku mugabane wa Afurika, hatoranyije u Rwanda ribashe kuba ryanarangira. Kuri uyu munsi ariko urabona ko ari impanuka ibaye, ni impanuka ebyiri, kubera ko nuza kureba abari kuza bataruka n'abandi bakaza. Urabona ko mu by'ukuri abagera kuri 6 ubuzima bwabo bumaze kuba bwagira mu kangaratete. Ubwo kandi akaba ariyo makuru akomeje kugenda avugira hano mu Rwanda, ndetse kandi bigakomeza kugerwa ko iminota 29 hafi n'8 ikomeje kugenda ibura kugira ngo ishampiyona y'amagare iri kubera mu Rwanda mu by'ukuri ize ko yarangira. Habaye impanuka mu by'ukuri inakomeye cyane, gusa ntago haratangazwa imyanzuro babasha kuba mu by'ukuri bafatirwa mu bitaro kuri abangaba bakoze impanuka kakanya.